Muraho bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kandi nizera yuko muri amahoro, abatari amahoro namwe reka mbabwire nti Imana yo mu ijuru ibakomeze kandi ibagirire neza. Bene data rero kandi bakunzi ba Living Fruit TV, ndabahaye ikaze mu kiganiro uyu munsi. Muze tujyane mu gikoni dukore juice. Uyu munsi rero turakora juice y'ipapayi na mandarine. By'ukuri rero tugiye gutangira kuyitegura. Turafite icyuma hano, turafite n'akabase, mvuge kumwe iwacu babikoraga. Imana idufashe cyane, tugiye gutangira gukata ipapayi yacu, kandi ipapayi iri mu kintu cy'imbuto nziza. Abantu mudakunda ipapayi, ndashaka kuyibakundisha. Imana itugire neza cyane. Rero ni ukuvuga ngo ipapayi turimo turayitegura kandi tunavuga ubwiza bw'ipapayi. Yesu akomeze kutugirira neza. Ipapayi irimo vitamine C kandi inafite vitamine A. Ipapayi ni urukingo cyangwa se ni umuti w'amaso. Ni ukuvuga ngo ifite ubutunzi bwihariye Imana yayiremanye. Ni ukuvuga ngo ipapayi mu mubiri itugirira umumaro. Iyo igeze mu gifu, ni ukuvuga ngo ituma horoha kandi ibyo twariye bikaza gusohoka neza mu mibiri yacu. Ni ukuvuga ngo ifite umumaro cyane ku bantu banakunze kugira ibibazo byo kwituma, hamwe nyine ujya kwituma bikakunanira kwituma, constipation. Imana idufashe. Urumva rero ko ari imbuto nziza, ari imbuto z'umumaro, ari imbuto tudakwiriye kwirengagiza. Ikindi twavuga ni ukuvuga ngo vitamine yayo ni ingenzi. Ipapayi ni ingenzi mu mibiri yacu, ifasha. Iyo igeze mu mibiri yacu ikunze no kudufasha ikintu cyitwa umuvuduko w'amaraso. Imana idufashe cyane, bituma iringaniza amaraso yacu akagenda ku rugero rwiza. Mbega navuga ngo igabanya umuvuduko w'amaraso. Nshuti zanjye rero, kandi n'imbuto yazo burya ntabwo dukwiriye kuzirengagiza. Izi mbuto murazibona, imbuto zazo ntabwo dukwiriye kuzirengagiza kuko ziri mu bintu bigabanya. Iyo uziseye ukazirya, ukarya agafu kazo, ni ukuvuga ngo muri byose bigufasha ikintu cyitwa nk'abantu bakunze kurwara amibe. Idufasha gukaruma amibe zacu. Iyo ukunze kurya izi mbuto z'ipapayi, ni ukuvuga ngo ugira gute, bigufasha amibe. Yesu atugirire neza cyane. Rero ni ukuvuga ngo ndacyavuga ku ipapayi, ni kimwe mu giterwa kirimo potasiyumu ifasha kuringaniza cyangwa gushyira ku rugero umuvuduko w'amaraso, nk'uko nabivuzeho mu mwanya. Ifasha imibiri yacu ku bijyanye no kuringaniza ibiro
Yesu atugire neza cyane. Rero uyu munsi turafite blender hano, niyo tugiye gukoresha. Ni ukuvuga ngo imbuto zacu turazisya nk'uko tumaze kuzitegura. Hano murazibona twaziteguye neza. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kuzishyira muri blender yacu tuzisye. Hanyuma turafite hano amazi meza atetse. Ushobora kuyakoresha wowe wayaguze mu maduka nk'uko tubimenyereye, cyangwa se ukanayafata ukayitekera. Imana rero itugirire neza muri byose. Tugiye gutangira rero kuyigira gute, gusya za mbuto zacu. Tugiye rero kublendinga imbuto zacu cyangwa se kuzisya. Hanyuma rero tugiye kuzifata, tugire dute, tuziminine. Dufate juice yacu tuyiminine. Turafite jage hano, ndetse n'akayunguruzo hano. Tugomba kunywa juice nziza iyunguruye kugira ngo tutaza kumvamo udukatsi. Murabona yuko itangiye kuntera amatsiko. Ndabona ko iryoshye rwose. Birasa neza, itangiye kuntera ubwuzu. Meze neza, nizeye ko mwiteguye kugira ngo mu kanya turyoherwe nimara kuyitegura neza. Murabona namwe ko isa neza rwose. Ni juice iteye amabengeza, ni juice iteye amatsiko. Ku bantu bakunda juice rero, ku bantu bakunda ipapayi, namwe mutayikunda kandi ndayibakundishije kuko ni nziza. Ku bantu bakunze kugira ibibazo bya esitoma, murakwiriye kujya muyikoresha. Ni ukuvuga ngo rero twakore tugomba kuhategura, tukahanagura neza, kubera ko kurira ahantu hateguye ni heza. Bigomba kuba bifite isuku ahantu tugiye gutegurira juice yacu, tuyishyira mu birahure byacu.
Mm. Wow. Wow, irasa neza we. Juice yacu murabona yuko isa neza. Reka rero dusangire mwese. Reka rero tunywe juice yacu. Ni tamu.